Iyi nkuru yanditse ku Gihe. Nkibona umutwe wayo ngiye no kubabwira mu kanya nahise numva nayibasangiza. Umutwe wayo ugira uti ibyatangajwe na CIA, urwego rw'ubutasi rwa Amerika, nyuma y'urupfu rwa Habyarimana ni perezida w'ubushize w'u Rwanda. Ni inkuru tugiye gusoma mu bika bitatu. Mu mpamvu zitangwa n'abahakana ko Indege ya Juvénal Habyarimana perezida yahanuwe n'abasirikare be, bajya bashyiramo urwitwazo rw'uko nta ntwaro zihanura indege icyo gisirikare cye cyagiraga. Nyamara amakuru y'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA agaragaza ko FAR yari ibitseho izo mbunda 35 hamwe na misile 15. Indege ya Habyarimana perezida Juvénal ikanaba impano yari yahawe n'Ubufaransa yahanuwe ku mugoroba wo kuwa gatandatu Mata 94 ahagana saa 2:30 z'ijoro, ubwo we na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira bari bavuye i Dar es Salaam muri Tanzania. Mu gitabo Steeped in the Blood, Akazu and the Architects of the Rwandan Genocide Against the Tutsi, cy'umwanditsi akaba n'umunyamakuru w'inkuru zicukumbuye Andrew Wallace, agaragazamo ko Habyarimana yishwe n'abari bafite ubwoba ko azabafata ku nda akabavana muri guverinoma kuko yari yarabiteguje ari muri Tanzania. Ku wa mbere wa Pasika, ni ukuvuga ku tariki 4 Mata 94, perezida Habyarimana yahamagaye Enoch Ruhigira wari ukuriye cabinet, amubwira ko agomba gutegura umuhango wo kuzarahiza abantu bashya bazaba bagize guverinoma, kandi ko bagomba kuzaba ari abantu b'ingeri zitandukanye aho kuba abagize akazu gusa. Iyi nkuru ntiyakiranywe yombi namba n'abari basanzwe bagize akazu. Buryo Wallace n'umwanditsi agaragaza ko bahise batumiza inama y'igitaraganya ndetse n'abagosora wari Gisenyi akavayo atarwiyambitse, aho we n'abaramu ba Habyarimana n'abandi bari bakomeye mu gisirikare. Muri iyo nama nta kindi kigwagaho uretse uburyo bwo guhanura indege Habyarimana mu gihe izaba ivuye muri Tanzania. Igihe kirakomeza ni ikinyamakuru. Uwahoze ari guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda y'igihugu, Jean Birara cyangwa se Birara, sinzi uko babisoma, yatangarije umwanditsi w'igitabo ko impamvu y'iyi coup d'etat kwari ugushyira ubutegetsi mu biganza by'abantu batatu muri bagize akazu ariko bari mu kiruhuko cy'izabukuru mu gisirikare, ari bo Serubuga cyangwa se Serubuga, sinzi uko babisoma, Uwagafirita na Buregeya. Binavuga ko batari bishimye na gato. Ikindi nuko bamwe muri bagize akazu batekerezaga ko bazatakaza imyanya, icyubahiro n'amafaranga, ariko kandi by'umwihariko bagatinya ko nyuma yaho bazatangira kugarukwa n'ibyo bakoze mu myaka 21 bari bamaze kuva mu 1973. Bakibwira ko ibyababaho byaba ari bibi cyane nk'ibyo bakoreye abahoze ku butegetsi bwa Repubulika ya mbere, iyo ni ya Kayibanda nguwo, aho benshi bishwe abandi bagafungwa bari mu bwoba. Indege yari itwaye Habyarimana yaguye mu rugo rwe i Kanombe mu ijoro ryo kuwa gatandatu Mata 94. Ingabo za Habyarimana zari zifite imbunda 35 zahanura indege. Naho tugeze, raporo y'ibanga y'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA ivuga ko indege ya Habyarimana yahanuwe n'abasirikare b'intagondwa z'abahutu bari biganjemo abarindaga umukuru w'igihugu, ikanagaragaza ko bari bafite imbunda 35 zahanura indege hamwe na misile 15 zakorewe mu Bufaransa, nazo zashoboraga kwifashishwa muri operation cyangwa se muri iyi gahunda. Uretse ibi byagaragajwe na CIA, andi makuru agaragaza ko igisirikare cya Habyarimana cyatangiye gushakisha intwaro zahanura indege mu 1992, ubwo bari bahanganye n'ingabo za RPA zari zaratangije urugamba rwo kubohora igihugu mu Kwakira muri 90. Byageze mu 1992 ingabo za FAR zibona ko zikomeje gukubitwa inshuro mu buryo bwose, ari naho Colonel Laurent Serubuga wari umugaba mukuru w'ingabo wungirije yandikiye Minisitiri w'Ingabo amumenyesha akaga bahuriye nako mu Ruhengeri na Rusumo, maze asaba ko bahabwa imbunda zikaze zihanura indege.
mu nyandiko ifite umutwe ugira uti possibilité de moyens de défense aérienne et de défense antiaérienne, yanditswe 17 Mutarama mu 1992, Colonel Serubuga yagize ati ndifuza kubagezaho imbogamizi batayo LAA yahuye nazo ubwo yashyiraga mu bikorwa ubutumwa bwayo bwa AA kubera ubushobozi buke bw'intwaro yahawe. Yakomeje agira ati inshuro ebyiri zose nyakubahwa minisitiri, amatsinda abiri yagiye mu butumwa muri Ruhengeri na Rusumo guhanura indege zivogera ikirere cyacu, ariko byarabananiye kuko indege zabaga ziri kugurukira hejuru cyane harenze ubushobozi bw'ibikoresho bya batayo. Serubuga yavuze ko intwaro u Rwanda rwari rufite zari zifite ubushobozi buke cyane bwo guhanura indege ugereranyije n'aho indege bashakaga guhanura zagurukiraga cyangwa se zigurukira. Intwaro Serubuga yavuze ko zikenewe kandi ziberanye n'u Rwanda nizo mu bwoko bwa SAM cyangwa se SAM 16 zikorerwa mu Burusiya. Izi nizo ntwaro byagaragaye ko zakoreshejwe ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga mu 1994. Yashimagije cyane izi ntwaro, avuga ko uretse kuba zishobora guhanura indege ziri hejuru cyane, zinashobora no kurashishwa ziri ku modoka nto. Hagaragajwe ko izi ntwaro zihutirwa, ahita atanga n'umubare w'izikenewe icyo gihe. Ati hakenewe intwaro 12 zirashisha SAM cyangwa se SAM 16 n'ibisasu byazo 120. Muzirikana ko agatsinda gato k'abasirikare barasa kagizwe n'abantu 4 barashisha imbunda ziremereye. Ubwo yavuga ko bakenewe. Kanziga yumvikanye asaba imbunda ya R4 yo gukoresha yihorera. Igika cya nyuma. Nyuma y'uko umugore wa Habyarimana Agatha Kanziga yitabye telefone ya Mobutu, yamumenyeshaga ko inzego z'ubutasi za Zaire Kongo ya kera zatahuye ko hateguwe coup d'etat yagombaga guhitana umugabo we. Uyu mugore ngo ibi yabibwiye musaza we Colonel Elisa Gatwa, ariko mu by'ukuri ubutumwa ntibwagishijwe kuri nyir'ubwite. Ibigaragaza ko itari inkuru nshya mu matwi ya Kanziga. Indege imaze guhanuka ikagwa mu busitani bwaho yari atuye i Kanombe, umugore wa Habyarimana Agatha Kanziga muri mu rugo hamwe na Charles n'abana 5 ba murumuna wa Habyarimana, Dr Serafe bararengana, yabwiwe n'umuhungu we wari uvuye hanze iby'iyo nkuru. Icyo gihe we yari hejuru mu igorofa rya 3. Andrew Warise, umwanditsi, agaragaza ko abo mu muryango cyangwa se mu miryango y'abaguye muri iyo ndege bihutiye kugera aho ngaho muri iryo joro. Icyakora bamwe mu bageragezaga kuhaza bagakumirwa barimo n'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Kanziga muri iryo joro yahamagaye kenshi Mitterrand wayoboraga Ubufaransa, Mobutu wayoboraga Zaire na ambasaderi w'Ubufaransa, kandi bose abasaba ko avugana nabo mu ibanga. Muri uwo mwanya Prote Zigira Nyirazo wari mu bamaze kugira aho bahuruye yihugikanye Majoro Mpiranya, Serafe, Kanziga n'abana be ndetse na Pasteur Musabe, maze ngo batangira gukora urutonde rw'abanzi b'akazu b'icyo gihe. Aho kwikubitiro bashyizeho Agathe Uwiringiyimana wahise wicwa nyuma y'amasaha make. Yari minisitiri w'intebe. Kanziga na bashiki b'umugabo we 2 barababikira. Icyo gihe banashyize ku rutonde abarimo Rando Ndasingwa, Joseph Kavaruganda na Minisitiri Faustin Rucogoza, aho uwitwa Godelieve yavugiye ko abatutsi bose bagombaga kwicwa. Uko biri kose ukunda inkuru z'amateka, niyo mpamvu rero ibuka kandi like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nibwo uzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Yani twasamwere mugisha ibi birihutirwa. Suzanne Seminega wari inshuti ya Kanziga kuva mu buto mu Bushiru, ubwo yahageraga aje gufata mu mugongo inshuti ye
ngo yatunguwe no gusanga uyu mugore wapfushije umugabo we aho kumwunamira ngo ahubwo yari ari gutanga urutonde rw'abagombaga kwicwa, aho yanumvise izina rya Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe icyo gihe Agathe. Uretse Seminega hari umushoferi wa taxi voiture wari uzanye umuramu wa ambasaderi Renzaho nawe wari waguye mu ndege, ariko ubwo uwo mushoferi yari ategerereje mu rugo ngo yatunguwe no kumva Kanziga ari kuvuga asakuza ngo munzanire umutwe wa Agathe Uwiringiyimana. Abahaye ubuhamya umwanditsi kandi bavuga ko bumvise Kanziga yari Karungu avuga ko ashaka imbunda ya abafungwa ayikoresha yihorera. Iyi muri ako kanya ngo ikaba yari ifitwe n'umuhungu we Jean-Luc wari wayivanye mu cyumba cya se, ndetse mu isengesho rye muri iryo joro Kanziga ngo yasabiye interahamwe guhanagura zikamaraho umwanzi, anasabira ingabo z'u Rwanda kugira intwaro zihagije. Yasabaga Imana. Inkuru nk'izi z'amateka ni hano uzikurikira. Naho ubutaha wifuza kumva ibitekerezo ko nsaba ingingo nagukoraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp ngiyo 078 2621130. Email yacu yo ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, turishimye ko bakurikira Télé Montagne Rwandeze. Ikiganiro natugisoreje. Iki kiganiro mwagikunze, mumanuka munsi y'video mwandika ijambo rigira riti duhereze ibindi. Nanjye ndashiramo agatege dushobora kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo hari ibindi biganiro birenga 500 mwareba. Mwibuke mukore subscribe birihutirwa.